Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Na amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Shimimana. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nitwa Pasiteri Kanyamigezi Edouard. Ndi inshuti ya mwarimu Ngamba cyane, inshuti ye cyane, twahuriye mu murimo w'Imana. Duhuriye mu murimo tugira ubucuti bumeze nk'ubwa Dawidi na Jonatani. Urukundo Dawidi na Jonatani bakundanaga ngo rwarutaga urw'abagore n'abagabo bakundana. Twarakundanye, turakundana. Umuryango we urabizi ko atari amagambo. Umuryango wanjye urabizi ko atari amagambo. Twafatanyije gukorera Imana, twasengeye ahazwi n'ahatazwi, twasengeye ahashoboka n'ahadashoboka, twasengeye ah'abadamu bacu batazi, ah'abana bacu batazi. Twagiranye ibihe by'umwihariko, ijoro n'amanywa, ivugabutumwa nakoze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Iryo vugabutumwa twabaga turi kumwe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Bimwe ntabwo mwabimenya, ryari ibanga ryacu. Bigera igihe noneho cy'uburwayi, turasenga, twarasenze, yemwe twarasenze, twabajije Imana, twarayibajije njye nawe, turayibaza, turayibwira, igira ibyitubwira. Hari ibyo nshobora kubabwira n'ibyo ndashobora kubabwira, ibyo mfite ku mutima, nawe ibyo ajanye ku mutima bye nanjye nibanga. Nshimye Imana cyane kuba ibyo twasabye twembi Imana yabikoze, ikabikora mbibereye, irandeguza, ibikora mbibereye. Tukaja turarebana, tukibuka iby'Imana yatubwiye, tukongera tukarebana, tukibuka. Haleluya. Haleluya. Ngamba twabanye mu byiza no mu bibi, mu bizwi n'ibitazwi. Muri corona navaga kuri mahoko n'amaguru
ngaza niba ari saa sita y'ijoro, niba ari saa saba y'ijoro, umushumba Pasiteri Kanyamigezi Edouard uzi amategeko g'abashumba, uzi amategeko y'igihugu, nakomanze ku rugo rwe amasaha yemewe n'amasaha atemewe. Ibyo nahize, ibyo namubwiye, njimiye umudamu we yabimfashijemo atazi ibyo ari kumfasha. Njimiye Julie, hari ibyo yamfashijemo cyane atazi ko ari kumfasha kugira ngo nzohoze ibyo twaganiriye na mugenzi wanjye, inshuti yanjye. Abana be bose baramfashije ku byo twaganiriye kugira ngo mbishyire mu bikorwa. Umudamu wanje n'abana banjye baramfashije kugira ngo umuhigo nahize nkurangize gusozwe neza. None reka mbasabe, hari ibindi ndashobora kubabwira, nguko mwamfashije muzakomeze mumfashe kugira ngo nzabihigure amahoro. Mumfashije n'Imana n'izaba iya mbere kubashoboza, nanjye izanjoboza. Haleluya. Uyu mwanya ndawunezerewe cyane. Nari ndi kwibaza, ese wa mwanya w'iminota 2 niwe nzafata ko nzica gahunda, ariko uyu mwanya Imana yari uzi ko tuzawugira, amen. Muri uyu mwanya ubu mvuye mu rugo, muri uyu mwanya mvuye mu rugo kubona na mukecuru. None hamwe n'ibyo bavandimwe, uyu ngamba yari umukozi w'Imana, yakoze ibyo abwiwe n'Imana, akora n'ibyo atabwiwe n'Imana, agakora n'ibyo atabwiwe n'Imana, kugira ngo Imana irusheho kumva gusenga no kugira ngo tuzarangize neza. Ubwo rero mu njamake ndagiye kuri Imana, yemwe bana ibafiteho umugambi. Mama Julie, komera, mukomere. Abakorinto ya mbere 15 umurongo wa 58 haranditswe ngo Paulo yandikira Abakorinto, ngumva mukomere mutanyeganyega, murushaho gukora imirimo y'umwami, ngo kuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Haleluya. Mukomere. Hari uko mwambonye, hari uko mwanyitegereje, hari uko abana banjye banzi, hari uko namwe munzi. Ntabwo byari byoroshye, ariko ni Imana yabashoboje, kandi bashoboza mu byo mutazi. Ubu niho murahita mubimenya. Reka ngere mu gusoza ku burwayi. Mu gusoza ku burwayi twaganiriye nawe, turaganira ibyumweru 2 byose turi kuganira mu buryo bwa gishumba. Byose twarateguranye, kuko mu gutegurana kwacu twembi, ngewe uburwayi mfite burangije imyaka 20. Bumwe bwarakize, ubundi buracyariho. Mwebwe ntabwo mwabumenya, ariko hari ababuzi. Abana be barabuzi, bashiki be barabuzi,
hari n'ibindi. None twaraganiraga tukagera ku ngingo tukumva twembi tugiye inama, tukaba nga mwizerwa na mukristo, ngavuga ati cyamba kuko ninjye mukuru ngazagenda mbere yawe ukamberekeza, nawe akavuga ati reka da, ahubwo ngwiriye kugenda mbere yawe mushumba ukamberekeza. Ndavuga ati wowe uri gusaba nabi, nawe akambwira ati mushumba nawe uri gusaba nabi. Ariko muri kubyumva byatuyobera tukabishyira imbere y'Imana, ati reka twongere tujye imbere y'Imana, hakagira iby'Imana yicecekeye indi dusubize, tugasenga ikiyumvirira, none tukanzura tumva rero tubishyire mu bushake bw'iki bw'Imana. Imana bariza kuri byigizute ibyishaka. Ijoro rero saa sita z'ijoro ryo kurangiza ryo gutaha kwe, twaraganiriye gato, turaganira gato, bigeze igihe cyo tuganiriye ti ndakundi. None hasigaye saa 10 nyine, kuko mu byo twaganiriye byinshi Imana yaranjoboje, ntabwo ari njye wishoboje, nguramenye Mama Julie ndazamenye ibigiye kuba. Dusenze Imana, ndayinginga ati nzamubwira, aturamenye uri umushumba, umugore wawe mu rugo mukecuru ndazamenye. Ibyo rero ni iby'abashumba. Mama Julie yihangane, kandi Imana yaramwihanganishije, kandi Imana yaramukomeje. Ahubwo ku munota nyuma niwe yambwiye akajambo ngo niyo mpamvu naguhingukagaho mwembi mugaceceka. Amen. Kuko Imana yatubwiye ngo nihagira uzavuga nguko uzamureke, ahubwo muganiriza ibindi. None mu jamake mwakoze ibindi mwabivuze, uyu yafite urukundo mwari mu ngamba rutsindagiye rucugushije, urukundo rutsindagiye rucugushije, gucugusuka rukitsindagira kurushaho, urukundo rutsindagiye rucugushije. Uyu ngamba yavutse ku tariki 26 z'ukwa gatatu 1966, apfuye afite imyaka 58. Yavukiye Indosho, yabatijwe ku tariki 28 z'ukwa 9 mwaka w'1992 muri Sepak. Uyu ngamba ibyamurangaga cyane mu muhamagaro we, yakundaga gusenga. Twasenganye amasengesho kino gihugu aho mudashobora kumenya, byari ibanga ryacu nawe, naho abadamu bacu bazi. Yakundaga guhimbaza Imana. Mwumvishe kariya gakorasi mbagurukanye, ako gakorasi twarakaririmbaga tugatangira saa 12 za nimugoroba tukageza mu museke. Ako gakorasi
hamwe n'ibyo rero uyu yakundaga gusenga no kuririmba no kubwiriza ubutumwa no gutumira, agatumira abavugabutumwa. Muri abo bavugabutumwa akabahereza itike, akabaha itike ibazana nibasubizayo. Mu ivugabutumwa nakoraga, itike yanjyanaga niyangaruraga, Imana twari twarayisabye ngo uramenye nduzerekane ko ari ndatike. Tumaze kubona amatelefone rero no tuba turashubijwe, ngamubwira talo, ngamubwira uko byifashe, agasunika. Amen, amen. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo duke umukiranutsi afite, ngo turuta ubutunzi bw'abanyabyaha benshi bafite. Ngo uwo mukiranutsi ngagira ubuntu umusukira, ngo akaguriza n'abandi, ngo abana b'uwo mukiranutsi bakabona umugisha. Amina, amina. Oh, haleluya. Bana ba mwarimu ngamba, umugisha kuri murahari, urahari, usendereye, ucukushije, urahari. Dawidi yabwiye umwana we Salomo, urabeho, ndagiye nguko abandi bose bagenda, ariko nubwo ngiye uzaba umugabo. Kuba umugabo kwawe uzubaha Imana, kuko Imana yabanye nanjye n'uyubaha izabana nawe. Ntabwo yaraze ibintu, yamuraze nyir'ibintu. Haleluya. Namwe muzakomeze kubaha Imana nguko umubyeyi wanyu yubashye Imana, yubashye nyir'ibintu. Ibindi byose tubiharire Imana. Yashakanye n'umudamu we mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe. Asize abana 13, abuzukuru 6. Avuye ku tariki 8 z'ukwa 5 2020, 8 z'ukwa 5 2020. Amina, amina. Ngamba imirimo yakoze Imana, kiriya kimenyetso cy'uburwayi Imana yaratubwiye ngo ni Imana yashatse kwerekana ngo yereke abana, yereke n'imiryango ye, igipango kigende basigare gutya. Noneho kiriya cyamubahe cy'uburwayi azarware, Imana amafaranga mujye murabona gari kuza, gari guturuka hirya no hino, aho muzi naho mutazi. Ibyo mwabonye mu bwo buryo rero ngo muhumure, iyakoze biriya izabakorera n'ibirenze. Mwifurije iruhuko ridashira, mwifurije kandi ko nanjye uriya munsi tuzabonana amaso ku yandi, tugahoberana, tukabana ubutandukana. Mwese mwaje kwifatanya natwe, inshuti n'abavandimwe, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Shimye Imana umunsi wa none. Icyambere nshimiye Imana ukubera ko yacyuye umugeni wayo. Cyo nicyo kintu nshimiye Imana. Uwiteka n'umukozi w'umuhanga, yagize neza pe. Nubwo gutandukana n'umuntu bigoye, umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe gutandukana nawe biragoye, ariko icyo nshimye Imana nuko yagiye nk'umukiranutsi, yagiye nk'umukozi w'Imana. Ndi umuhamya wo kubihamya. Iminsi nabanye nawe, iminsi twamaranye kuri iyi si, nta kibi muziho, ntacyo namushinja. Mbese yari umugabo urenze, nta nubwo twagasazanye, ntabwo ibyo bintu byashoboka.
umuntu mwiza muri iyi si burya nawe Imana ibimukeneye. Nubwo nabonaga atari iki gihe, nkeka ko ari kera, ariko Imana yagize neza, ndi kuyishima kubera ko n'umubiri wari umubabaje. Yarababaye kubw'umubiri, umubiri waramuriye urongera uramurya. Rero kuba arangije urugendo umunsi wa none, nshimye Imana. Ntago ndi kuyishima kuko namubuze, kuko birababaje, ariko nshimye Imana ko yarurangije neza. Yarangije urugendo neza. Iminsi twabanye rero yose, twabanye nibuka ni muri 91 niho twashakanye. Turabana, turabyarana abana 13, dufite n'abuzukuru 6. Uwiteka ntacyo atakoze. Muri ubwo buzima bwose rero, Imana yanjye nta kibi mpamye umutware wanjye, ntabwo ari bya bindi umuntu avuga by'amarangamutima, nta kintu muhamya. Nta kibi namubonye. Papa Julien ni umuntu warangagwa n'imico myiza, ni umuntu warangwaga no kugira neza. Niyo umuntu yageraga muri uru rugo akagenda nta kintu muhaye, byaraduteranyaga njye nawe. Nicyo gituma nanjye nakoreshaga uko nshoboye kose kugira ngo mushimishe, ntivanamwe ibintu by'intege nke cyangwa se bya bindi umuntu aba umubagita ukumva nta gahunda bikurimo, ariko nakoreshaga uko nshoboye kose nkabikora, kuko ibyo bintu byatumaga twuzuzanya. Nicyo kintu cyatumaga twuzuzanya njye nawe iyo nabaga nabikoze. Ibyo nicyo muziho. Rero kuva icyo gihe cyose tubanye nta kibi muziho, ntacyo. Kandi ikintu kiri kumpamiriza gituma nishimye nuko na mbere yo kuva mu mubiri ijambo wamubazaga, hari igihe nagiye kubona nkabona ari kujya nyeganyega, akanyeganyeza akaboko karimo serumu, nkajya nkagarura ngo yifate neza yo serumu idacomoka. Namubaza, Papa Julien ni ibiki kuri gukubagana? Akandeba mu maso akambwira ngo ndi gushima Yesu. Niryo jambo yansubizaga. Naba ndi kumuhereza akanamubwira wambabarira ugasoma kano kaji, akandeba ngo ndi gushima Yesu. Ndi gushima Yesu, yarinze aca umutima ari kuvuga ngo ndi gushima Yesu. Icyo rero nicyo kimpamiriza ku ijuru yarigezemo, ahubwo nanjye usigaye ku isi Imana ifashe nzabona urupfu nka ruriya, kuko ni amahirwe. Nanjye bariko nzava muri iyi si nzongere mubone iyo tugiye, iyo turi guharanira kujya twese. Amina. Buri muntu wese yakwifuza urupfu rwa Papa Julien, kuko urupfu rwe rwabaye imari. Ni imari pe yabonye, ni urupfu rwiza. Imana ishimwe. Ikindi rero ndi gushimira Imana nikiri kuntera mpamya ko yagiye mu ijuru, nuko yiyegereje pasiteri w'inshuti ye Kanyamigezi. Uriya mupasiteri amaranye nawe ibyumweru 2 hano. Twageze igihe tumusasira mu cyumba cyacu pasiteri, akadushyira matera imbere y'igitanda cyacu, akacya haryama. Nge na Papa Julien twaba turi ku buriri, akaba aryamye imbere yacu. Nasinzira agatotsi kanjyanye ngasanga ari kumwe nawe. Kwa kundi nyine agatotsi kakujyana umaze iminsi, ngasanga pasiteri ari hafi ye. Baraganiriye bihagije, hari ibyo baganiriye numva, hari ibyo baganiriye ntumva, ariko baraganiriye. Yaramuteguye neza. Icyo nicyo kintu nshimiye Imana. Nicyo kintu nshimiye Imana. Ndi kumva nta ayandi ndi bwibuke, ndakomeza nzayavuga bazamundi mwanya. Gusa nshimye Imana ko umutware wanjye ari mu gituza cya Aburahamu, kandi nkasaba ngo nanjye Imana izamfashe muri uru rugendo nsigayemo rugoye rwo kuba njyenyine. Imana izamfashe nzakiranuke, nanjye nzamusanga iyo azaba ari, tuzongere duhure. Kandi namwe mbashimiye nk'inshuti mwaje kudutabara. Imana ibahe umugisha. Buri ibindi nzajya mbyibuka, ndi kumva ari ibyo nashoboye. Imana yabwe icyubahiro. Mwaramutse cyangwa mwiriwe, muraho. Nitwa Munyurwa Julien, ndi umuhungu wa Zanagatana-Ngamba watabarutse. Dushimiye Imana muri make kuko yatabarutse akiri intwari kandi ari umukristo. Nicyo kintu cya mbere dushimiye Imana. Dufite umubabaro nk'umuryango, cyane cyane nkanjye yari inshuti yanjye cyane, kuko niwe wari umujyanama wanjye, niwe twaganiraga. Ni byinshi namwigiyeho nk'umubyeyi, hari na byinshi namwigiyeho mu rwego rw'agakiza.
dufite icyitegererezo ko Kristo ari we twakurikiye kandi ari we shingiro ry'agakiza kuri twe, ariko buriya buri muntu wese agira uwamuzanye cyangwa uwo yarebeyeho ubuhamya bwiza. Muri ubwo buhamya bwiza bwa papa wanjye nibwo butumye kugeza uno munsi nk'ibihagazemo. Hari byinshi namugishaga inama, hari na byinshi nagendaga mukurikiranaho, ndebye imibanire ye n'abandi bantu, ndebye uburyo twabanaga. Ni byinshi pe papa namwigiyeho, gusa Yesu azanshoboze kumera nkawe. Yari umuntu ukunda gufasha, yari umuntu ukunda abantu, yari umuntu ukunda Imana, kuko mu bintu nabyo yagiye amaze yitabye Imana amaze kumbwira, yarambwiye ngo nzubahe Imana. Papa ni ukuri yagiye nk'umukiranutsi, yagiye nk'umukristo. Ni byinshi naganiriye nawe, kuko hari ibyo yagiye ambwira by'ubuzima busanzwe, by'amateka y'umuryango, ndetse niwe muntu wankomeje murambabarira, niwe muntu wankomeje mu gukomera no gukunda umuryango. Yari umujyanama wanjye mwiza, yajyaga amfasha muri byinshi, kuko sinzi, yari inshuti irenze. Yari papa, ariko najyaga nza nkamubwira ngo papa mpereza 5 cyangwa nguza 5, mbizi neza ko arwaye atanayafite, ariko bwo kumwisanzuraho mwumva niko bimeze. Ndashima Imana yuko atabarutse nta mwenda adufitiye, nubwo adusize hakirimo abana. Yesu azadushoboze gukomera, Yesu azadushoboze kuba nkawe. Nasoza nshimira umubyeyi wanjye papa watabarutse. Ni ukuri Yesu azamurinde, tuzabonane natwe, tuzatabaruke nk'intwari, tuzamusangeyo. Nkanashimira abantu benshi pe batubaye hafi kugeza kuri uno munota aviriye mu mwuka, kuko uburwayi bwe bwafashe igihe kirekire. Burashobora ku bantu byari kurambirana, kuko hari n'ubwo twacishagamo tugashyiramo imbuga nkoranyambaga z'ubufasha, ariko abantu kugeza uno munsi twagiye tubona ubufasha bwabo. Sinabura kudashimira itorero ryanjye rya ADEPR, ari naryo yakoreraga nk'umukozi w'Imana. Batubaye hafi kuva ku bashumba bo hejuru, abapasiteri, abarimu n'amakorale atandukanye, n'ayo twebwe abana be tubamo. Ni ukuri bose ndabashimiye. Sinabura kudashimira cyane umuryango wanjye muri rusange. Bagiye bamfasha, bagiye bamba hafi. Ni ukuri pe, narababonye. Hari abantu bajya babura imiryango, ariko njyewe ndashima narababonye. Icyo nsabye barumuna banjye ni ugukomeza kuri Yesu, ubundi tugafashanya, ibindi Imana izabikora.
murakoze. Yesu abarinde. Yesu ashimwe. Icya mbere nabanzaho ni ugushima Imana. Mu minsi namenye ubwenge nkabona papa ariwe papa, iyo minsi yose Imana yabanye natwe guhera nkimenya ubwenge kugeza icyo gihe. Njye nitwa Rukundo Josue, ndi umuhungu we wa kabiri. Imana ishimwe ko yemeye ko mvukira kuri papa na mama, kandi ngasanga bakijijwe, bakadutoza Imana. Mu byiza twahuye nabyo twamunyaga ko ari Imana yabiduhaye, n'ibibi nabyo twabiragiza Imana tugakomera. Nshimye Imana mbere na mbere ku ibyo ngibyo, ko no muri urwo rugendo kuba papa ari umukristo rwabaye urugendo rwiza, rw'ibyiza rwabaye rwiza, kuko twari twizeye Imana mu bushobozi wa byose. Icyo ni cyo kintu cya mbere navuga. Papa rero ni umuntu udasanzwe. Papa rwa rukundo bavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, we niwe koko niwe wabishaga mu bikorwa. Abandi turabigerageza, ariko we nabonaga ari ubisha mu bikorwa nyakuri. Hari umunsi njya nibuka, hari umunsi hari umusinzi watakaye ku muhanda, abantu bari kumukubita, papa mbona aramuzanye ngo tumusasire aryame. Tibaza ko yari n'umuntu w'Imana, umuntu w'inzoga, ubundi yari no kumuzana. Avuga reka tumusasire, tumuhe ibyo kurya. No mu gitondo afata imyenda ye myiza bari bamwambika, nkajya murana wari yari umutembereza yambaye. Avuga rwose papa afite urukundo rutagereranywa. Yari afite urukundo rutagereranywa, agira ubuntu bwinshi. Hari igihe wamusabaga amafaranga akubwira ntayo afite, ariko umuntu yaza ukabona amuhaye 15, ukavuga ko yari kuvuga ntayo afite. Yagiraga urukundo nyine rurenze. We ntago yagiraga ngo amarangamutima ngo ni iby'umwana, yarebaga umuntu ufite ikibazo kigize, mbese urukundo bugwaneza, mbese yari umukristo nyamukristo. Nshimye Imana ko no mu rugendo rwe rero ijambo rya nyuma ngiye nibuka twaganiye, yarambwiye ngo nubwo bimeze gutyo nkaba naranyuze mu bibazo by'uburwayi, ntimuzareke gusenga Imana. Imana ihorereho kwizerwa mu bihe byose. Rero icyo ni inkingi tuzagenderaho nk'umuryango, tuzakomeza dusenga Imana ko ari nziza ibihe byose. Rero nashimira umuryango watubaye hafi kuva ndahera njyaho nziza ubwenge, ariko muri iki gihe cy'ibibazo by'uburwayi umuryango narawubonye cyane, menya yuko umuryango ari mugari. Umuryango ntiwabaye umuryango usaba amaraso, wiyongeyeho n'itorero, wiyongeraho n'inshuti. Ndashimira buri wese wababajwe n'ibyacu, agasenga ku bwacu, akitanga ku bwacu. Navuga Imana ibahe umugisha. Papa wamuvugaho ni byinshi, ibindi tuzakomeza tubivuga. Imana ibahe umugisha mwese. Mwiriwe. Ndashima Imana, iyo yabikoze yabyemeye, Imana ishimwe. Ikindi ndashima Imana ko yaduhaye kuyimenya nk'abana bangamba. Ndi umukobwa we wa gatatu, nk'uko nawe yari uwa gatatu iwabo. Papa ndamukunda, ndashima ko yamumpaye ikampa ababyeyi, nubwo imutwaye ariko turishimye kuko tuzi ko agiye ahera. Papa yakundaga kutubwira cyane ko adukunda, nta mwana n'umwe yagiye atabwiye ko amukunda. Papa yakunze umuryango, akunda inshuti, yakundaga abantu benshi bose, nta n'umwe yarobanuraga. Ikindi ndashima mama wabaye hafi papa. Papa yadusezeye kenshi nuko tutabimenye, yagiye abitubwira mu migani. Ndibuka bamumanura no ku bitaro, yaratubwiye ngo ari kujya mu bukwe.
ngeze ku bitaro yarambwiye mwana wanjye ndagukunda nawe uzakundane uzagira urukundo, nicyo kintu yasize ambwiye. Ikindi ndashima kandi nigaya papa agiye ntamushimishije uko nabishakaga, ariko ndabizi ko yabonye ko nta mutima mubi. Papa mu bihe byose yaradukunze, yitangaga mu bihe bikomeye. Papa yabaye umubyeyi muri byose, nta kintu n'icyo yabaga adafite yashakaga uburyo akiguha. Ni byinshi twavuga kuri papa, yari intwari. Ndakeka ko nta muntu hano utabizi ko papa yari intwari. Intwari, icyo nifuza ni ukuzagira iherezo nk'irye. Murakoze, namwe ndabashimye kandi ndabakunda. Yesu ashimwe. Nitwa Irankunda Daniel, ndi umwana wa kane wa papa. Imana ishimwe, Imana ishimwe muri byose. Dushima Imana ko ariyo nyiri ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose. Imana ishimwe. Ariko nubwo duhumuritse, nubwo iduhumuriza, ariko ntibyoroshye kuko ubuzima ntabwo buzakomeza kuba nk'uko bwari buri papa adahari, kuko nkanjye mbuze papa nka papa, ariko mubuze nk'inshuti, mubuze nk'umujyanama wanjye, mubuze nk'umubyeyi wanjye mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ubuzima bwakongera ko buri, atari uko wenda yadufashaga gukemura ibibazo nk'abana be cyangwa amafagitire atandukanye, ariko kubura uwo muntu nka papa, nk'inshuti, nk'ibyo byose, urumva ntabwo ubuzima bwakomeza kugira. Urumva sinavuga byinshi, ariko papa nzamukumbura mu buryo butandukanye. Nzakumbura papa tuganira, urukundo yari afite runini rutuma aca bugufi, tukaganira ibintu byose n'ibiri ku myaka yanjye. Urukundo rugatuma aca bugufi, akaba inshuti y'inshuti zanjye. Urumva nzakumbura papa tuganira, duseka, twahuje urugwiro, iyo nseko ye. Ariko n'isi izamukumbura, isi izamukumbura kuko ibuze umuntu ufite umutima. Umwe mu bantu bakeya bari bafite umutima uzira uburyarya. Murabizi ko mw'iyi minsi ni bake, ariko no muri abo bakeya papa nyine avuyemo, isi nayo iramuhombye. Rero tuzamukumbura, turamushimira nk'uko yabidusabye mu bihe bitandukanye. Bwaheruka muri Randevu i Kigali, nagize umugisha wo kumanukana nawe tuganira ibintu, agerageza kubivuga mu buryo buzimije, ariko umuntu nyine yizerera cyane ku buryo yakira. Ariko mw'iyi minsi nibwo nabitekerejeho, numva icyo yari ari kutubwira. Namubwiye inzozi nagize, kuko nk'uko dushimira Imana ko yaduteguye, yaramuteguye igihe kirekire. Kurwara mu gihe kigeze mu myaka 5 ni igihe kirekire yaramuteguye. Natwe byose twarabigiraga, twumvaga ko bishoboka ko yagira, ariko tukizerera mu gukira, kuko nawe ari wowe nibyo wakwizereramo cyane. Ariko dushima Imana ko yaduteguye. Urumva mu nzozi, mu buhanuzi, mu buryo bwose bishoboka. Mu nzozi rero nagize, narazimubwiye, wenda nk'umuntu mukuru mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo arabyumva. Twamanutse tuganiye ikiganiro kimeze nk'icyo, wenda tuzabivuga nitubona ubundi buryo. Ariko mu bintu yagiye ambwira cyane, yanshimiye umuryango. Yarambwiye ngo abonye ukuntu dufite, ngo umuryango wacu dufite, yabivuze nk'umuntu uri kunsetsa cyangwa uri
kugira ngo abonye ukuntu umuryango wacu twese dufite umutima mwiza, akajya mbarira abantu ntakabavuza, ariko hari abo mfite kwibagirwa sigira akambagira ngo urabona umuryango wacu ukuntu ufite umutima mwiza, dore uyu ibi, akanyereka message uko bamufashije. Ikindi arambwira urabona ukuntu dufite twabonye undi muryango mwiza w'abarokore, ashimira itorero, ashimira abanyamasengesho babanye nawe kuva bakimenya ko arwaye kugeza ku munota wa nyuma. Abanyamasengesho, ashimira n'umuryango wa Isiraheli mu bihe bitandukanye. Urumva ibyo ni byinshi dufite, ariko Imana nikomeza kuduha umwanya tuzajya tubivuga. Papa tuzamukumbura, ntabwo ubuzima buzakomeza kumera nk'uko bwari bumeze adahari. Nitwa Umutoni Lucy Ngamba, ndi umwana wa 5 mu bakobwa, ndi uwa 2, ariko kuri papa nari meze nka bucura. Nari umwamikazi wiwe, papa yankundaga cyane, yaneteshaga, papa yari umuntu mwiza cyane. Papa ubusanzwe iyo wamwandikiraga ngo uramukunda, ajyaga gusubiza ngo amen. Ariko mu minsi yashize yanyohereje voice note arambwira ngo ndagukunda cyane, kandi papa yankundaga cyane. Papa yari umuntu mwiza ku bantu bose, kuri famiye, ku nshuti, ku muntu atazi. Papa umwana baganiraga, umumama bakaganira, umupapa bakaganira, umusaza bakaganira, kandi bose bagahuza. Papa yankundiraga inshuti, ukuri papa yari mwiza. Nishimiye ko papa yaruhutse kubabara, ariko yagiye hari ibindi byishimo ntamweretse. Papa twari twarumvikanye ko azaba ari mu bukwe bwanjye, ariko ntabwo azaba ahari. Gusa nzamushimisha kandi ndabimusezeranyije, na mama ndabigusezeranyije, ntabwo nzakubabaza, nzakunezeza, n'abavandimwe nzabanezeza, n'inshuti nzabanezeza. Murakoze. Amena. Mbere na mbere ndashimira Imana ko yabashije kunkomeza, igakomeza na buri umwe wese uri aha ngaha mu bihe bitoroshye. Nkanayishimira ko basi yamfashije papa agapfa nta minsi 2 iciyeho maze kumubona nk'uko nari nabiyisabye. Ndabyibuka ko ijambo rya nyuma yarambwiye ngo arankunda, kandi arankunda cyane. Arambwira ati mu bana nabyaye ugira urukundo, ariko urukundo kurukoresha udakijijwe nabyo biragoye. Uzihangana ukizwe, niyo utabikora nkanjye ariko ugerageze.
bizashimisha buri umwe. Ndababaye kuba agiye, nari nafashe umwanzuro wo gukora buri kimwe cyose kimushimisha, ariko nta n'ikizanca intege nzabikora. Nk'uko nabigusezeranyije papa, ntabwo nzongera kubabara, nta n'ubwo nzongera gutuma hari umwe ubabara bitewe nanjye. Uzahora mu mutima wanjye, uzahora uri papa, uzahora uri inshuti magara yanjye. Mama, ntabwo nzongera kukubabaza, nta munsi n'umwe nzongera kukubabaza. Nzakora ibishoboka byose kugira uzahora n'inseko. Nzakora byose papa yansabye. Nzakubera umwana w'intangarugero kandi Imana izabinshoboze. Murakoze. Nitwa Odette Mukarugwiro. Ndashimira buri umwe wese waje kwifatanya n'uyu muryango wagize ibyago, ariwe Ngambazana Gatana watabarutse. Yari umubyeyi mwiza cyane, yari umubyeyi wari ufite impano idasanzwe ariyo rukundo. Tumenyana yankunze urukundo rudasanzwe. Bivaho ambera papa mu buryo bwo mu mwuka, ambera na papa mu buryo bw'umubiri bitewe n'uburyo twaganiraga, mbabaye akaba hafi. Haba hari ibitagenda neza mu buzima bwanjye, akamba hafi akangira inama. Icyo nabwira cyo namubonanye urukundo rudasanzwe. Yari afite impano y'urukundo, nta wundi muntu ndayibonana nawe, no muri famiye mvukamo cyangwa no mu bavandimwe. Ntago namugereranya nabo. Kenshi nta munsi wacaga atamvugishije ngo amenye amakuru yanjye. Aho amariye kurwarira twari tuvugana, ariko nkashyira mu ntuza tamoro simubwire byinshi. Ikindi akambwira ati se kuki utakimvugisha? Ambwira ati nanga kukuvugisha nta kintu ndi buguye. Akambwira ati ibyo ntibikagutere isoni, uri umwana wanjye, ninjye ukwiye kuguha, ntabwo ari ukwiye kumpa. Papa wagiye agenda aruhukire mu mahoro, Imana imuhiruka ridashira. Ntabwo nzi ko namuvuga, gusa nagubwe neza. Uburwayi yahuye nabwo bwaramubabaje cyane. Njye numvaga kazakira, nkasenga Imana ikambwira ngo azakira. Ari nubwo Imana yambwiye ngo yuri indege ngo agiye Canada ntihazakira, ndabimubwira. Arambwira ati hari n'undi wabimbwiye mwana wanjye, ati nimushake amafaranga musenga Imana iduha amafaranga njye kwivuza nkire. Njye nari nkomeye pe, twavuganaga kenshi ko sinari nkikunda kumuvugisha muri iyi minsi ya nyuma. Hashizeho iminsi namuvugisha, ariko namusengeraga numva ko azakira. Nari nkomeye pe na gato, njye ntabwo nimushaka azataha. Navuga ati ntabwo umuntu mwiza nk'uyu ashobora gutaha, ntabwo yagenda. Iki ngiki nkasenga mvuga ati Imana umutima agera w'urukundo uburebe, basi utume uzatuma umukiza. Ni byinshi namuvugaho, reka ngarukiriza aha ngaha. Abana be mukomeze mwihangane, mukomerere Mwami Yesu, kandi mukandagire mu kirenge cya papa wanyu. Urukundo yari afite, umutima w'urukundo yari afite, namwe muzawuhorane.
ndashimira imana yangejeje aha ngaha. Umwana wanjye ingamba yari uwa gatatu, yewe yandwanyeho muri harya ni muri bibi muri korona, handwanaho aramvuza none aranzize. Ni njyewe Gakuru Marie Jose. None ndashimira imana, n'ubu ngubu ndacyayisenga nanjye, ndi umugaturika ntabwo ndi umuporo. None ndashimira imana n'ubu ngubu, imana imuha iruhuko ridashira. Mwaramutse neza inshuti, abavandimwe ndetse n'umuryango. Njyewe uhagaze hano, nje kuhamiriza ubuhamya bwa murumuna wanjye ariwe Zanagatana Ingamba Emmanuel. Nibagiye kubabwira, nitwa Bitariho Marembo Didasi. Mpagaze hano cyane mvuga ku bwa Zanagatana. Zanagatana wavukiye hariya mu mujyi wa Goma ahitwa ku Ntosho. Amashuri garidiyene yayize ahitwa ku Badive, andi abanza ayigira i Butembo ku Bandandi, ayo primaire imwe yayigiye i Butembo, ahandi ayigira hariya ku Cyeshero, segondere ayigira i Goma. Nyuma ya segondere yakomeje yajya mu yiga umwuga w'ubudozi, ari n'uyu munsi yaragikomeza gukora. Icyo ni igice cya mbere numva nshaka kubamenyesha. Ikindi cya kabiri, ukuntu yakuze ari umusore, ubusore bwe abayeho akunda Imana, ariko yari atarabyinjiramo cyane. Yakundaga Imana kuko ari ababyeyi aribyo badutozaga. Umuntu yabaga yasibye misa akumva reka hari ikosa yakoze, ababyeyi ntibishime ko wasibye kujya gusenga. Aho amaze gukurira, Imana imuha umufasha abonye, nawe ajya bafatanya urugendo rw'ubuzima, bafajya ngira ngo ni muri 90 yahise ajya mu barokore aribo ADPR. Atangiza ajya hariya ku Cyeshero, niho yatangiriye ubutumwa bwe hamwe n'abashiki banjye b'impanga. Nibo bajyanaga kuvuga ubutumwa, bajya bazinduka kare ijoro bakagenda ijoro, ku buryo papa avuga ati aba bana banjye bazajya mu ijoro n'amaguru. Ati abatoto yangu bataenda mguu na mbinguni na mguu. Akurikiza ukuntu bakundaga Imana. Muri ubwo gukunda Imana abitoza n'abana kugeza n'uyu munsi. Nawe ndashimira Imana, mu burwayi bwe nagiye mbona abana ukuntu inshuti, abavandimwe cyane amakorari babagamo, abapasiteri bamusura mu ubwo burwayi bwe. Kandi nahabonye byinshi, ko nubwo yarababaye, aho twajyaga niba ari mu modoka tubanze dusenge, yaba ari mu rugo dusenge. Ukabona hari ubabara akamumva atashobora no gusenga, ati Imana yaranyanze, ariko yapfuye akiri mu Mana, mu bubabara bwe. Ariko ikintu cyose mwavuga ngo twubahe Imana, ukabona byose nyine arabigaragaje. Mvuga nuko ari we nanjye waba mbere umujyanama cyane cyane cyane. Ikintu ntazibagirwa cyane, mu buryo yampamagaraga ati muri vakansi, kuko utanyohereza abana bazamenyana bate? Utanyohereza abana
mbese tugahora dusimburana, niba ntohereje umwana ati ngenda babaye kuba utohereje abana bati tugiye kwa papa mukuru, nabo barishima. ntaba nagize akabazo nkamuyambaza ati wagerageje niba hari ukuntu wabibona amafaranga ko nayo nyakeneye, ati ihangane isaha runaka ndakohereza. ahanini rero icyo musabira gusa ni uko Imana imukomeza, nk'uko n'ubu ejo bundi mbere y'uko ataha anyandikira ati mukuru wanjye ndagukunda kandi umenye ko ngukunda cyane. no muri yariya masaha makeya mbere y'uko ataha nabwo yampamagaye, yarambwiye nkabona ari kubumbura umunwa mwegerejeho ugutwi ngo mukuru wanjye ngo nishimiye ko waje kundeba. Imana imwakire kandi atashye neza, ari intwari, akunda Imana, kuko twajyaga gusenga akakunda akagahumiriza tugasenga tugashimira Imana. n'ubundi nkaba nemeza ko Imana yamwakiriye. ikomeze imufashe aho yagiye, ko igihe kimwe tuzongera tubonane. murakoze. murakoze. mwiriwe. nanjye ndashimye Imana kandi namwe mbashimira ko mwaje. ntabwo ari buri muntu wese waje, hari n'uwabishatse nawe yagize impamvu araza kuhagera nyuma, ariko ko mwebwe ko muhari Imana ishimwe cyane. nanjye ndashima Imana ko umusaza wacu yatashye. cyakora nshimye n'Imana ko yaduteguye, kuko yatarwara cyane. nitwa Bwiza Pauline, turi Impanga hamwe n'uyu nguyu Bwiza Catherine. ni njye gakuru twakurikiraga umusaza wacu Emmanuel Ngamba. twamukundaga nk'uko abana babivuze, na bakuru bacu na basaza bacu na babyara bacu twamukundaga cyane. ariko noneho buri muntu ari kuvuga ngo njyeweho, ariko nanjye njyeweho nanjye narushagaho. njye nashatse kure i Rwamagana, ariko yaje kunsura n'umuryango akajya ambwira ngo ndagukunda ndagukunda. gusa sinzi uwavuze ngo akaryoshye ntigahora mu itama. twamukundaga, none aradutanze, ariko nizeye neza ko tuzamubona. yari umwana wanjye w'agakiza, iwacu ni njye wabanjije gukizwa. mbwira bakuru banjye, mbwira na barumuna banjye, ndetse na musaza wanjye agera mu kirenge nayo nagezemo. nanjye ubu aho twari dusigaje ubu ngubu ni ugusaba Imana natwe tukazagera mu kirenge nk'icyo yari arimo. gusa tubuze umuryango, umubyeyi wacu, njye namwitaga umubyeyi wanjye. nanjye yafataga abana banjye akabandika mube, kandi koko barabe, ku buryo abakobwa bo yabitaga ngo ni sheri. ubwo nigendere amahoro, natwe tuzamusangayo nitwifata nk'uko yifashe. yari umunyabuntu, si ukuvuga ngo ni umuryango wo mu maraso, uwo ari we wese naruhuke uburuhuko budashira. murakoze cyane. ishimwe. nitwa Bwiza Catherine, ndi gato yakaba gakuru. Imana ishimwe cyane ko umusaza wacu yatabarutse amahoro. namukundaga cyane, nawe akankunda, kuko buri muntu ari kuvuga ibye, ariko yari inshuti y'abantu bose. njye ndi kubona n'abantu uwo nsuhuje ngo inshuti yawe yatashye,
ariko ikintu kinshimishije cyane 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 ni uko mu muryango twese turi hamwe, wavukanye nawe bakaba babibonye. Musaza wanjye yagiraga urukundo cyane ku buryo yashakaga kugira mbese ntago navuga ngo ni nka Yesu, ariko ibyo Yesu yatwigishe ngo mugire urukundo yararugiraga cyane. Musaza wanjye atarakizwa twagiye tumubwiriza ubutumwa, ntago yigeze aturushya kugira ngo yakire Yesu kuba umwami n'umukiza. Amaze kwakira Yesu kuba umwami n'umukiza, yahagurukanye imbaraga nyinshi ku buryo izo mbaraga zo gusenga no kuvuga ubutumwa no kuririmba no guhimbaza, ibyo bintu yarabikundaga cyane, ntago yigeze asubira inyuma. Ni imyaka myinshi nge ukuntu namubonye akizwa n'ubu ngubu atashye ari uko ameze. Nanjye mu burwayi bwe naramurwaje hari i Kigali, murwaza igihe kirekire, ariko ngiye kuko yandushaga n'imbaraga kandi ari umurwayi ku buryo yagendaga akansiga akavuga ngo ariko wowe ndagusiga ari njye urwaye. Nagize intege nke, ariko muri ino minsi yohereza audio arambwira ngo ndagukumbuye ngo kandi ndagukunda. Ubwo rero ungiriye neza waza vuba. Ubwo naraje turabonana, subirayo nongera ndaza. Ubwo Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi namwe mwese mwagize kwitanga, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. N'abakoze iyi mirimo turi gukorera, Imana ibaha imigisha myinshi, aheza ni mu ijuru tuzabonana. Ntago mfite umubabaro, nitunarire ntihagire n'umuntu urira kuko araruhutse, ntihagire umuntu umukurikiza n'amarira, ariko n'ushoboye kurira arire, nta kundi nta ku muntu yamuhagarika, ariko aragiye yadusezeye mu ibanga. Hari n'ikindi nari nibagiwe, naramubwiye ko nkurwaje igihe kirekire, uzambabarire uzansezere, ngo nzagusezera mu inzozi, nzagusanga mu inzozi. Yaransanze si rimwe si kabiri, yarankunda, we arabizi, nagiyaga mbimubwira. Ubwo rero niyigendereho kanseri itaba, niyigendereho umubabaro utaba, nagende natwe tuzamusangayo. Urakoze. Nge nitwa Furaha, ndo wa 8 mu nda ya mama. Ikinteye kuganira no gushima Uwiteka ku byo yakoze, kuko Uwiteka ntakora nabi. Nta nabi Uwiteka akora. Ndo wa 8 mu nda ya mama. Papa Julien ni uwa 3. Icyo nshimiyeho Uwiteka ni uko acyuye koko nk'uko abantu babivuga, acyuye umugeni we. Acyuye umugeni, benshi barabibonye. Nanjye buriya hari ikintu mu muryango abantu bagira. Musaza wanjye yaraje arambwira, Furaha, umbabarire, hari ubwo nazaga hambuka Kongo ndi muri byinshi simpanyura, ariko ubu ndaje, niba ari ukurara niba ari ukwicara, wenda hari ubwo byakubabazaga nka murumuna wanjye, umbabarire. Kumbe ni urugendo rw'Uwiteka yashakaga kugira ngo amukomeze. Icyo nshimiye Uwiteka muri uru rugendo rwe, nyuma yaho nageze mu bihe by'uburwayi, ndarwara, nawe yararwaye nkaho yakwitayeho ari we, ahubwo ukumva ari ngewe wababariye cyane, kandi nanjye najya naza kumureba
nkasanga si ahubwo uyu nguyu kwari kumbabarira cyane nkaho ari njye wamubabara namubona nkarira. Ubwo hinjira mu cyumba nkavuga wenda abana bataza kureba kuko nyine yarari mu gihe umubiri wari umubabaje. Ariko nibuka yuko hari n'igihe wenda akajya abwira mama Julie wahamagaye Furaha igihe cyo kujya kuri randevu yanjye yo kujya kuvurwa ni wowe wampamagaraga ubwa mbere. Ese uri kwibuka we na n'uwa mbere nyine akampamaga uri kwibuka randevu zawe? Hakabaho n'igihe n'iwanjye ahubwo bibagiwe batibuka yuko najya no kuvurwa nanjye ntarebye nyine kuri randevu. We kumbi mu burwayi bwe yicaraga n'uburibwe niki akaba ari wo wikorera imizigo yanjye, akaba ari wo wikorera nyine ibyo nari impetse. None buriya ahubwo apfa naravuze si noneho ninde uzajya unyibutsa ko hari ubwo ntajya ndeba na randevu kandi ndacyarwaye n'ubu ngubu nuko umuntu yahagaze nyine abantu hari ubwo babona yuko ari umuntu muzima ariko ubu ngubu aca umutima. Ninde noneho uzajya umpamagara ambwire umunsi wawe n'ejo, umunsi wawe ni runaka? Icyo nshimye uyu musaza wanjye yari umuntu ukunda umuryango, usibye yuko atari nyine mu nda ya mama na papa Uwiteka yabahereje icyo kintu. Nshimye yuko umubyeyi wacu natwe niba navuga yadutojeje gukundana ku buryo yari imfubyi ariko muri ibyo byose yadutojeje nyine n'abandi bo hanze hari ubwo bavuga ngo ego ko mujya mukundana utyo uwampereza natwe iwacu tukamera nk'uko iwanyu mumera. None nshimye Uwiteka kuko umwe arangije urugendo, umwe muri twarangije urugendo, usibye yuko nanjye nakwishima yuko namera nk'uko yari ameze, nanjye wenda nzajye kumubona muri paradizo. Ndashimye Imana imuhereze iruhuko ridashira. Izina ryanjye nitwa Uzabakiriho Vuganeza Goreti. Nkaba nshima Imana uko avuga ngo dushime muri byose, ari bibi ari byiza dushime. Ngamba Zanagatana yari musaza wanjye unkurikira, namukundaga nawe akankunda, yari inshuti yanjye. Twaraganiraga tukajya inama muri byinshi, koko atashye yarababaye ariko nkumva mu kubabara kwe ntari namurekura ngo atahe. Habwira Imana ati nta kikunanira, bishobotse wakongera ukamutugarurira. Ndamukunze kandi ikindi nkamwereka n'umuryango, nkamwereka abana, amubwira ati data abana baracyari bato kandi nawe sinari nakurekura ngo utahe ntiwari wasaza. Muri make musaza wanjye Ngamba aratashye, twagiranye ibihe byiza. Yakundaga gusenga kandi agasenga asengera umuryango wanjye, mbese navuga ngo yasengeraga bose. Sinamenya ukuntu namuvuga kuko iyo abantu batashye usanga abantu bavuga ngo
yari mwiza, yagiraga ingeso nziza, ntago hakukuwa na kitu kenye wanaita alakini. Alakini ni kitu kenye kinajificha nyuma ya mambo mabaya. Ngo yari afite ingeso nziza, ngo ariko ako kantu ntiyari agafite. None mwifurije iruhuko ryiza, mwifurije kuruhuka amahoro. Nubwo dutandukanye twari tukimukunze, Uwiteka yamukunze kuturusha kuko ari we nyir'urukundo. Yabonaga ibiri imbere ye wenda ari byo bizaba bibi cyane, abona yuko yacyura umugeni we. Ndabishimiye kandi nshimiye bose abavandimwe bose baje badutabara, kuko ibi bintu uko biba biremereye ntago wabishobora wenyine. Ndabishimiye. N'ibindi nk'uko mama Julie yabivuze, ibizadushobokera tuzajya tubisoza. Ku majina bananiita Habarugira Ikandagire Fidel. Huyu Ngamba alikuwa binamu yangu, donc baba yangu njo mwenye alikuwa anafuata shangazi yangu, donc alikuwa binamu yangu. Kwa ukweli mujama mutu anaweza kuwa ndugu tena na ni rafiki. Alikuwa rafiki yangu wa sana wa sana, donc tulievoluwaka pamoja munjia zote, tulisomaka pamoja. Donc kwa kifupi vyote vile watoto walisema ni kweli. Alikuwa mtu mwenye haiko wa kawaida, alikuwa na upendo, alikuwa anaeneza kondisio ya mtu, alikuwa anaeneza kondisio ya Mkristo kabisa. Vraiment mu batu benye banapoteza, na mie niko ndani, mimi napoteza rafiki yangu. Basi ile njia yenye amepita ndani ni njia yetu sie wote. Ingawa ametangulia, ingawa mtu anaendaka na watu hawapendi, lakini tuko tu oblige tukufe. Kwa kifupi ni juu shukrani yangu ni juu watu yote bako nasema na mimi nabisema. Vraiment kila mtu akikuwa suja sawa Ngamba, anakufa sawa Ngamba, antuka watu yote wanaweza fika mbinguni. Inaomba tujifunze, tuombe Mungu atusaidie, tuangalie kama tunaweza enda munjia yenye Ngamba alikuwa ndani. Alikuwa na upendo, baisha bisema. Alikuwa anapenda jamaa, baisha bisema. Alikuwa wayudu sana. Haiko kila mtu mweneza weza gisi Ngamba alikuwa naishi. Hakuna mtu mwenye, haungefikaka sagisi mama Julie alisema, ukirudia tu na haugupata kitu, maanake mama Julie hana bahati. Ni mtu mwiko extra. Mina waza vyote baisha bisema, cha lazima Mungu amupokee na Mungu ampatie pumziko ya milele. Aksanti. Muraho neza. Nitwa Migambi Pascal. Ndu umwana wa 9 mu rugo iwacu, mu rugo rwa Papa Julie cyangwa se Ngamba, akaba mukuru wanjye. Aba bose
batambutse hano ni bakuru banjye na bashiki banjye, ariko turashima Imana ku byo yakoze, turanayishima no ku bindi iteganya gukora, kuko turi mu iyi si tuba turi kwiga. Ibi ngibi bigomba kutubera isomo n'inyigisho, kuko kwiga ntabwo ari ukuba ku ntebe y'ishuri gusa, ahubwo hari icyo nize. Ikintu cya mbere nize ni urukundo, ikindi cya kabiri nize ni ukubana n'abantu amahoro, ikindi cya gatatu nize ni ukumenya Imana no kuyikorera neza. Mukuru wanjye aragiye, ariko dushimye Imana ko agiye aheza. Icyo nacyo ni ikintu tugomba guharanira mu buzima, tukavuga ati ni iyihe nkuru usize cyangwa utashye gute. Mu by'ukuri yabanye neza, abana n'abantu neza, abana n'umuryango neza, abana n'inshuti n'abavandimwe neza, abana n'itorero neza. Urwo rugendo yakoze n'ibyo yakoze, nta wakomeza kuvuga gusa ngo yari inshuti yanjye, kuko yari inshuti yacu twese, akaba inshuti y'umuryango wose, akaba inshuti y'abavandimwe n'uje umusanga. Turashima Imana rero ko yemeye ko ataha, kandi agataha ibyo bintu bigikomeje nk'uko yabitangiye. Natwe tuzagera ikirenge mu cye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mukomere kandi mwihangane. Nakomeje mvuga ngo kuvuga muri iki gihe ntabwo ari ibintu byoroshye, birakomeye, ariko niko bigenda. Ntabwo ndaza kuvuga ibintu byinshi kuko bimwe naraye mbivuze, ubundi numvaga ntari bushobore kuvuga, ariko ndavuga ibintu bitatu. Nyirangabo twari kumwe nimugoroba, nababwiye uburyo namenyanye na Ngamba, ntabwo ari byo nsubiramo, ahubwo ndakomeza ku byo aho twari tugeze. Mwarimu Ngamba nababwiye ko akimara kumbona yanyiyumvishemo, ambwira ikintu ngira ngo n'umudamu we atarazi n'abana be batari bazi. Umunsi umwe yarankuruye aranyiyegereza, arambwira ati gira hino nkongorere. Mwarimu Ngamba aranyongorera, arambwira turabizi, ati impamvu hari nakwiyumvishemo cyane, ati ni ukuri igikara, atusa n'abantu b'iwacu, ati ndumva nshaka kuzakujyana mu muryango w'iwacu. Ntabwo nari mbazi, nibwo nababonye. Ati nkakwereka ukuntu usa nabo, ati ndagira ngo ugende ushake resepasi, hanyuma nzakujyana iwacu. Ati ngewe, ati ntabwo nkikubona nk'umuntu uturuka kure, ati nge numva ko uri umuntu wo mu muryango wanjye. Ndatekereza ko icyo mutari mukizi, ariko yajyaga akimbwira. Ikindi kintu yakundaga kumbwira, ati rero ubu nkwibonamo, numvishe nkwiyumvamo cyane. Nta kibazo yajyaga agira na kimwe atabashaga kumbwira, nanjye nta kibazo ngira ntabashaga kumubwira. Abana banjye, njyewe ngira abana babiri, bahoraga bambwira bati ariko ma, turashaka kujya kureba abo bantu badukunda uru rukundo, bafite uko babibonaga. Ikintu cyambabaje cyane ni uko
yatabarutse batarahagera. Ikindi kintu yakundaga kumbwira ati rero mu bintu bibaho byose njyewe nawe tukiriho tugomba kujya dufatanya gusenga. Ni ukuvuga ngo igihe cyose nabaga ndi hano cyangwa ndiriye yajyaga ampamagara akiherera akampamagara akambwira ati uri gusenga. Naba naje ninaha akambwira ati uramenye iminsi uzamara hano hazaba harimo n'iyo ko tuzajya gusenga, tukajyana gusenga mu buryo bwanjye nawe ahantu hazwi, wa mugani wa pasiteri n'ahatazwi, tukavugiraho ibintu byinshi. Mwarimu natahe yari intwari nk'uko nabibabwiye. Nkimara kumenya ko yatabarutse nahise nibaza uburyo nzagaruka i Rubavu. Nabuze nzasubira i Rubavu gute? Ntabwo nzi umuryango wacu. Nagira ngo mbasabe nubwo mwarimu yagiye ariko mwahasigaye mumfashe ukuntu nzajya nzi Rubavu, mumfashe. Yajyaga bimfasha cyane cyane. Najya guhaguruka akambaza ati uri tayari, urumva waje? Ambwira nti naje. Narenga umutara akampamagara ugeze he? Narenga umutara akampamagara ugeze he? Wariye mu nzira ufite icyo kurya? Nageraga muri gare yahageze kare. Ejo naraje ndayobagurika kuko ntari mfite uwo mbaza, ariko ubundi yabaga yaje kuntwara. Ntabwo nabona ukuntu navuga mwarimu ngamba. Njyewe nazengurutse kino gihugu cy'u Rwanda ndi mu ivugabutumwa, ariko mbabwije ukuri nta wundi muntu nabonye nka mwarimu ngamba. Nabonye abantu benshi bagiye bamfasha mu murimo w'Imana no mu ivugabutumwa. Tugiramo abadiyakoni, tugiramo ababwirizabutumwa, tugiramo abakuru b'itorero, tugiramo abashumba, ariko ibyo nabonanye mwarimu ngamba nta handi hantu nigeze mbibona. Imana imwakire mu bayo, kandi ndumva nta kibazo. Mwarimu ngamba nanjye ndaharanira, giye kongera nongereho ndwana irindi shyaka, ndwana urundi rugamba kugira ngo nzabonane na mwarimu ngamba. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Miriwe neza, Yesu ashimwe. Nitwa Chantal mama Didine. Papa Julien ni muramu wanjye. Nagize amahirwe yo kugirana nawe ikiganiro vuba aha ubwo aheruka i Kanombe. Nakomeje gutekereza gusubiramo ibyo abavandimwe bavuze, ariko ikinteye ishyaka ryo guhaguruka ni ikintu twaganiriye icyo gihe, mubwira ngo twasubizwa uyu munsi ukiriho, twasubizwa ejo wavuye mu buzima, napfa mbere yawe napfa nyuma yawe, nuko abana ari ab'Imana kandi Imana igomba kubaha inzu bakabamo. Yezu akuzwe. Imana rero ishimirwe kandi isingizwe ko umugambi wayo wa Katolika turavuga ngo umugambi wayo ni umutagatifu, twe turatungurwa ariko yo ntigitungurwa. Ni Imana y'ibihe byose, ni Imana y'ibihe byose, kandi ijambo ryayo riratubwira ngo ufite iki ngo mpereho. Yahereye rero ku mashimwe afite, avuga ngo ndashimira cyane Imana yampaye abana bumva. Naho yahereye, ihera ku bikorwa bye byiza, ihera ku bwitange bwe. Turavuga
turavuga ati biruzura kandi bigasesekara. Gusesekara ni ukuzura bikaba byuzuye bigasesekara no ku ruhande. Ni rwo rukundo rero yari afite rwuzuye kandi rusesekaye no ku ruhande, uhereye kuri we wenyine nawe akikunda, kuko Imana niyo yamukunze mbere, agakunda inshingano ze nk'umubyeyi, agakunda umuryango, agakunda inshingano, noneho bigasesekara no ku bandi ku ruhande. Hari umuturanyi wacu ku ruhande afite akana gatoya, iyo yageraga mu rugo yaravuga ka kana k'inshuti yanjye kari hehe. Ako kana mama we aza kugafata mu rugo saa 4 cyangwa saa 5 igihe cyose atahiye. Iyo yageraga mu rugo yaravuga ati karaki kari hehe, ukumva aratekereza ku kana, kukagira inshuti no kukiyegereza igihe cyose mama we adahari. Urukundo rero yagize, natwe turugeremo ikirenge kandi dushimira Imana ko ariyo yadukunze mbere kurusha uburyo twebwe twayikunze. Yesu akuzwe. Haleluya. 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 Amazina yanjye ni Mukabutera Goreti. Ni Mukabutera Goreti musanzwe muzi, w'umuvugabutumwa. Uyu Mukabutera mureba mpagaze hano nshimira Imana kubw'urukundo yakunze umukunzi wanjye Ngamba Emmanuel. Mwarimu ariwe Ngamba yankunze urukundo rwinshi cyane, nongereho rwinshi cyane. Ndibuka nza mu ivugabutumwa hano Gisenyi, nazanywe n'umupasiteri witwa Eliya, mbwiriza hano Gisenyi ndi umupfakazi w'umukene. Inkuru yanjye iramenyekana, bavuga ko hari umuntu witwa Mukabutera uvuga Yesu neza. Mwarimu Ngamba uyu mubona watuvuyemo yagiraga urukundo rwinshi. Umushumba wacu yabivuze, yakundaga gutumira cyane, akoresha uko ashoboye kugeza igihe aboneye nomero zanjye, arambwira ati ndashaka ko umbera umushyitsi. Mwarimu birangira mbonye, birangira ngeze mu rugo iwe. Ngewe Imana yari yarambujije kujya mu bipangu by'abantu, ariko kwa mwarimu Imana yanyemereye kurarayo. Ni naho hantu nariye. Ivugabutumwa nakoze muri Gisenyi ryinshi, nta hantu nigeze ndya, nta n'igipangu nagiye nzereramo, ariko kwa mwarimu Ngamba narahariye. Arangije ampa n'amafaranga. Mujya mwumva ko njya mbwiriza mbwira ngo Imana yarambujije ngo singafata amafaranga y'abantu, ariko Imana yanyemereye gufata amafaranga ya mwarimu, ampa itike, kamperekeza neza. Yagiraga urukundo rwinshi kandi yari umukristo, yagiraga impuhwe, ntago yarobanuraga ku butoni. Ntago yarobanuraga ku butoni. Mwarimu iminsi nakomeje kuza mu ivugabutumwa, hari ibintu nasanze duhuje bituma mwiyumvamo. Mwarimu yagiraga ibanga, yagiraga ibanga. Mwarimu rero ndangije mbona afite ibanga, ndavuga ngo nanjye ngiye gushishikara kugira ibanga. Nicyo kintu namukuyeho, biramfasha kugira ibanga, kugeza ubwo
imana yabwiraga ngo izangirira neza, izangaburira, izanyambika, kugeza ubwo yambwiye ngo izampa n'umugabo. Imana irambwira ngo nzabigira ibanga, mbigira ibanga ariko mbikuye kuri mwarimu, ndaceceka nawe sinabimubwira, ndavuga ngo uriya mugabo agira ibanga, nanjye nzabigira ibanga. Ngira ibanga kugeza igihe bya bintu byasohoreye, mbirebesha amaso. Icyo ni ikintu nakuye kuri mwarimu Ngamba. Nabwirije imidugudu myinshi muri iki gihugu no mu gihugu no mu bihugu byo hanze, nta muntu nabonye ufite urukundo nk'urwa Ngamba. Agira urukundo rutarobanura ku butoni, agira urukundo rwinshi cyane. Nkimara gushaka, urumva byari ibintu bigoranye, ntabwo mbibaha mu bahamya, ariko mwarimu Ngamba yihutiye kunsanga, anyereka imbogamizi yagize zo kutataha ubukwe bwanjye, ariko arambwira ngo arankunda. Yakundaga kuvuga ijambo ngo arankunda. Arambwira ati nubwo ntabutashye ariko ndagukunda, uri inshuti yanjye magara, ashyiraho n'amagara. Mwarimu yarankundaga, mufata nka musaza wanjye, mufata nk'umubyeyi wanjye mu buryo bw'umwuka. Ubu mpagaze hano i Gisenyi mamaze imyaka 8, nta nshuti ngira, nta nshuti nagiraga y'umugore cyangwa se umugabo usibye Ngamba. Ngamba niwe nari naragize inshuti, nta wundi. Inshuti yindi ya mbere ni Yesu, hagakurikiraho umugabo, hagakurikiraho na Ngamba. Yari inshuti yanjye kugeza ubwo hari ibintu twaganiriye nk'abakozi b'Imana, akanyereka imbogamizi, arimo kureba imbere kandi akabona ko uburwayi bwe buzamutwara, ariko tugasenga Imana. Ngamba hari ikintu mwibukiyeho, nashatse umugabo kandi nkuze, reka mvuge ngo ndi umukecuru kuko ariko n'abantu babivugaga nyine, kandi nari narakecujwe n'ibibazo n'inzara n'ubukene n'ubutindi. Ibyo sinabihakana, ibyo bavugaga byari ukuri, ariko mwarimu yaransangaga akampumuriza, akambwira ati Mukabutera, uri umuvugabutumwa ukuze, menya kwera imbuto zikwiriye abihanye, werere umugabo wawe imbuto, ni umusore. Akangira inama, akambwira uko nitwara, akambwira buri kimwe. Ahagaze mu gitware mu butware bwa Gishumba bwa Kiyobozi, akambwira ngo wowe uri umuntu ukuze, umugabo Imana iramuguhaye, icyo yakoze yagikoze, ntabwo umugabo Imana iguhaye azakunanira kugira ngo umukorere ibimushimisha. Yambereye masenge, ambera mama. Njye mama wanjye yarapfuye, papa wanjye ni umusaza cyane. Angira inama ngeze muri iyi Gisenyi, niwe wamfashije kwiyumvamo abantu, akantumira nkabwiriza cyane, mbese tukanasengana, tukagendana ahantu hakomeye. Ariko naje hano ndi kumwe n'umutware wanjye, Imana yambwiye ngo genda uganire na mwarimu. Na mama Julie ntabyo azi. Ndavuga mbwira umugabo ati Imana yambwiye ngo ninjye kuganira na mwarimu. Sanga ari hano wenyine n'abana hano n'umutware, turinjira turaganira. Turangije kuganira anyereka imbogamizi, arambwira ati kugenda nakagiye, ariko Julie ntamukoreye ubukwe n'agahinda gasaza. Bariya basore nari mbabonye mbakunze, mbwirira Imana Mukabuteye, Imana ihagarika urupfu.
mwarimu yarabizi akanga kubivuga. Arambwira ati rero Mukabute, nabonye mama Julie yacitse intege, nyine twarazaga nyine nuko tangije ambwira ikibazo. Arambwira ati Mukabute, ikintu kimbabaje, mbabajwe n'abana banjye, mbabajwe na Julie wavunitse, wabaye umugabo atari yagira umugore, mbabajwe n'abana bamukurikiye, kugenda nakagiye ariko mbasize mu bukode. Ndangije Mwuka w'Imana nzaho, ndamubwira ati humura mwari, inzu yibohokeho. Umugabo aramubwira ati abana babohokeho. Ndamubwira ati na mama Julie mubohokeho. Arangije araturika ararira, twese turarira turasenga Imana. Mwarimu yararimo kudusezeraho, arambwira ngo Mukabute, ngo ukuntu nagukunda uzakomeze kunkundira abana. Nkigera muri uyu muryango, uko nabibonesheje amaso yanjye, guhera ku mwana mukuru nabonye bankunda, mbona barankunda ku iminsi, nkabona barankunda, nanjye mbiyumvamo. Abana be ndabakunda cyane kugeza ku wa 13. ndabakunda ngewe cyane. Rero ndangiza Ngamba twagiranye igihango turimo kuvugana ayo magambo, hari ibintu namusezeranyije. Namubwiye ati gira ibintu ubohokaho, ubohoke kuri bariya bana. Wangiriye inama ndubaka, umbera inshuti nziza, ugira inama. Ngamba namubikije amagambo menshi, ntago nakundaga kuza hano cyane, ariko twari dufitanye ibanga tuziranyeho, nkamuhamagara kenshi afite ibyo agiye kumbwira cyangwa mfite ibyo ngiye kumukorera, akambwira ati wowe ujya gusenga bimeze gutya. Rero mwarimu namukundaga, maze iminsi kuva yapfa, nanjye yapfa ntago nari narya, ibyo byarananiye. Nari naramubwiye ati nimbona, nari narasabye Imana, nubona mwarimu agiye kugenda uzabimenyesha. Ku wa 6 w'icyashije, Imana yaransanze irambwira ngo Mukabute, sengera Ngamba cyane. Ndamusengera bwira umugabo ko Imana irimo kumbwira ngo sengere Ngamba cyane. Ndanahamagara mama Julie, mbese ndabahamagara. Ndangije ndasenga, ku cyumweru ijwi riransanga rirambwira ngo Mukabute, ngutegetse amasengesho y'iminsi 7, uyasenge kandi uzajya uzamuka umusozi. Mwari umusozi, mwarimu arambwira ngo Mukabute, uzakunde gusenga, uzajya ukunda no kuzamuka imisozi, nuzajya ugera kuri uwo musozi ujye ubwibutsa Imana, uyibwire ko mwarimu Ngamba iyi saha muba muri kumwe. Rero amasengesho narayatangiye, mbaza Imana se aya masengesho nayiki. Imana irambwira ngo genda. Ku wa mbere njya ku musozi, ku wa kabiri njya ku musozi. Imana yacu iravuga kandi iranakora. Ku wa kabiri njya ku musozi, ku wa 3 nka saa 5 nshaka guhamagara mwarimu ngo mubwire ngo ndi ku musozi. Kumbi mwarimu arimo kurembera, arimo kugenda. Mwarimu yakundaga gusenga, ni ukuvuga ngo ubu ndacyakomeje kuyasenga kugira ngo mwarimu muherekereshe igihango twagiranye. Yakundaga amasengesho. Imana yambwiye ngo
mwarimu nibwo ejo nagiye ndavuga ati Imana ubu nkoze iki, yambwiye ati humura mwarimu ndamukorera igitangaza. Namutwaye gitwari kuko yakoreye umutware, yakoreye umwami. Mwarimu yabonye ijuru. Ubu rero twamuherekeje gitwari, amasengesho nyarimo. Ejo tuzajya mu iteraniro nyarimo ryo kumuherekeza nyarimo. Munsi nzayo yarangirizaho ni njyewe uwuzi, ariko nagira ngo mbabwire ko Imana yakoze ikintu gikomeye cy'indashyikirwa, ikaba yatwaye intwari kandi agiye akijijwe afite imbuto nyinshi. Hari ibintu muri ibyo yansezeranije, yambwiye bimubereye imbogamizi mbere yo kugira ngo musengere, tumusengere. Twaramwatuje aratura ibintu byari bimugoye, arihana turasenga. Arambwira ngo mama Julie hari umunsi yari yarafashe ngo gusenga, twaje ari uwo munsi yasenzeho. Ati nabonye yacitse intege, bimwe ndabimubwira ngo nahumure nanjye ndi umukobwa we, ubundi umukobwa wa mwarimu. Nahize umuhigo imbere y'Imana nkimara kumva ko mwarimu wanjye agiye, ari we musaza wanjye, ari we mubyeyi wanjye wo mu mwuka, umukecuru we. Nanjye nzajya ngusura, njye nzajya nkwambika, nzajya nkumenyera umwenda, nkwambike ngusure. Ikintu uzajya ushaka uzajya umbwira, nzajya ngiguha. Kuko mu bintu byababaje mwarimu yarambwiye ati uriya mukecuru ndamusigira nde, ndamubwira ati bibuhokeho. Icyo cya mukecuru cyo wundi umukobwa wawe nzajya nkwambika ku munsi mukuru, nkwambike neza ku munsi nariye inyama nanjye nziguye. Nta mubyeyi ubura abana. Icyo kivuyeho. Ikindi yambwiye afite imbogamizi, yaravuze ngo mbabajwe na Julie, kandi Julie nkiraha nanjye ndamushimiye, Imana imuhe umugisha. Yaturwarije mwarimu, naricaraga nkavuga ati Imana uriya mwana w'umusore bizagenda gute. Mwarimu yararize arambwira ndi kumwe n'umugabo, umugabo nawe wenda araza kuvuga, aravuga ati mumbarize Imana, iyi Mana izanyica Julie nabonye ubukwe bwe ngo nanjye muhembe. Rukundo se arabatondagura bose. Mfite umwana rero dukundana, uriya Ana ni inshuti yanjye cyane. Yarambwiye ngo Mukabute ngo ubu koko nkuko hanuye ko hanazakizwa ubu nzagenda nabibonye. Nagira ngo mbabwire turabana b'Imana kandi dukorera Imana. Mwarimu ni inshuti yanjye, nashatse ikintu namukorera ndakibura, nshaka ikintu namukorera ndakibura, ariko ndavuga ngo ndishyira mu bana babo ku ngufu. Naho mutanyemera njye ndishyiramo. Njye ndi umwana wa Ngamba, ndi umwana wa Ngamba. Ikindi kintu yagize cy'imbogamizi ni ukuntu yabashyize mu bukode, yari arimo kwatura. Nababwiye ngo nimutankunda njye ndishyiramo. Ndi umwana wa Ngamba, ndimo kumusengera aramubwiye ati ikibazo cy'inzu cyo kiveho, bohoka kugira ngo utagirwaho n'umugayo. Njyewe kuko ndi umwana wa Ngamba niwo muhigo nahize. Nabwiye Imana ngo Mana nahize umuhigo ko nzubaka inzu 70 z'abapfakazi n'imfubyi. Ndavuga ndi kubera ko ndi umwana wa Ngamba, ndi umwana wa Ngamba nanjye nibonyemo, kandi nahumurije papa ko agomba kubohoka kugira ngo atazarimbuka. Nanjye nzaba umwana w'intwari kugira ngo tuzagere kuri ya nzu.
ngewe najiriye uko abana 13 bameze 14 ngenda uwa mbere barankurikira. Rero nagira ngo mbwira abana bangamba uko ari 13 mpereye kuri jiriye nahize umuhigo aho mutari, mbwira Imana ngo undi mwaka nk'iki gihe tuzaba dufite inzu. Mwabyumvishe? Kandi igitumye nabihize navuze ngo ndabivuga n'isi yose bimenye, n'abantu bankurikiye b'abakunzi banjye babimenye. Njya nkunda guhiga umuhigo kandi nkanawusohoza. Jiriye na Rukundo na Julienne niradukunda, ngewe mukuru wanyu, ngewe uhize uwo muhigo, amabati 100 ngewe ndayicaranye nzajya nyashyira hariya. Ubu tugiye gupanga ibindi byo kugura amatafari, amabuye, ibiki bimwe nzabituma Rukundo, ibindi mbitume Julienne, ibindi mbitume Iradukunda amadirishya, Julienne mutume iki, ariko amabati y'iyo nzu nzayisakara. Ni ngewe uzayisakara kuko ndi mukuru. Julienne mfite ibyo nzamutuma, Rukundo mfite ibyo nzamutuma n'undi, kuko Mugamba yarambwiye ngo Mukabute ndagukunda ndi kumwe n'umugabo wanjye. Aravuga turamubwira ngo inzu yibohokeho. Twashatse igisubizo gituma Ngamba arekura kugira ngo agende. Rero rwose undi mwaka nk'iki gihe tuzakora anniversaire turi mu nzu yacu. Imana yacu irihagije. Mukomere mushikame, Imana yacu irihagije, irafite. Nanjye ntabwo nari nzi ko nagira musaza wanjye cyangwa se ngire barumuna banjye. Njya nkunda kwigisha ijambo ry'Imana nkavuga ngo nta ubyara, umubyeyi arabyara ariko ntabyara umutima. Nabwirije abantu benshi, mbwiriza amatorero menshi, n'abana banjye ndababwiriza, ariko ntago abana banjye bari bagakizwa. Ntago bari bagakizwa. Wakibaza ngo kuki Mukabutera abana be badakizwa? Hoya ntago mbyara umutima. Nge narabyaye, Imana itunganya umutima. Ariko Imana ndayishimiye ko impaye barumuna banjye bazi Yesu. Mwabyumvishe? Nukuri. Imana rero yumve ko nyishimye. Mwarimu yambikiye amabanga menshi nk'uko umushumba wacu Kanyamigezi yabivuze. Ntago nabivuga, nkunda kugira ibanga buno nubwo mbona nimereye nk'agasazi mukabona nsabana, ariko mwarimu yambikiye byinshi. Ndabashimiye umuryango wabyaye Jiriye, cyane cyane mama we. Nageze hano Gisenyi mbura inshuti, abagore natambuka bakanoshanira. Tiriya ni wa wundi washatse umukecuru waroze umusore. Mwarimu anyizirikaho, ankundisha abana be. Mwarimu anyizirikaho mu rugo rwanjye, ngaho mu masengesho anyizirikaho. Nta kintu nabona nahemba mwarimu usibye kuvuga ngo mbaye umwana we. Naho mutanyemeye nzishyiramo. Nzishyiramo. Kandi kinishimiye na mama Julienne, ari we mubyeyi wacu, yarihanganye. Mana yanjye, Imana izaguhemba. Humura, ngiye kujya ntangira kukwambika rwose. None ko Imana nanjye yanyambitse se, nigwa nambika abandi hirya no hino. Hari ibintu nemereye mwarimu, Yesu azajya nshoboza. Nongeye kwibuka ikintu mwarimu yankoreye kinashyikirwa. Umutware wanjye ari we Bucyana yandi Manuel, acururiza muri Kongo. Igihe cyarageze baramushimuta, bamujyana ahantu muri gereza mbi cyane ikomeye muri Kongo.
noneho mbura umuntu niyambaza, ndavuga ngo mfite inshuti yanjye mwarimu Ngamba, aba ari we mpamagara mbwira icyo kibazo, cyane ko ntari nzi n'igiswahili. aranjyana muri Kongo, akajya avuga indimi zitandukanye, izaba igiswahili n'izindi ntabashije gusobanukirwa, kugeza igihe umugabo wanjye bamufunguriye. Ngamba arambwira ngo kubera ukuntu nkukunda ngo ntabwo natuza umugabo wawe batari bamufungura. Ngamba yari umuntu ugira ukuri kwinshi cyane, kandi akagira imbabazi, akagira n'umwete mu bintu byose yakoraga. Ngamba yangiriye neza ku bintu bikomeye by'intashyikirwa, niyo mpamvu numva kuri njyewe mpize umuhigo mvuga ngo kuri Ngamba, ku mubyeyi wanjye Ngamba, ntabwo ngomba kuba umukobwa cyangwa se umugore w'ikigwari, ngomba kuba mu bana be nkaba umwana w'intashyikirwa, nkazakora ibimushimishije hamwe n'umuryango we wose. Rero niyo mpamvu ndangije nshima mvuga ngo Ngamba, ntabwo nzakwibagirwa, ruhukira mu mahoro, urukundo wanyeretse ntabwo nzigera ndwibagirwa, n'abana bawe sinzabibagirwa, n'umuryango wawe sinzawibagirwa. Nagira ngo nkwibutse ko ari wowe wanjyanye indosho kuvuga ubutumwa muri Kongo, wanyigishije gukora umurimo w'Imana, kandi untoza kuvugisha ukuri no gukorera Imana intinya. Ubwo rero Ngamba ruhukira mu mahoro, hazashoboza abakobwa barumuna banjye guhana n'igiti, byose ndabishoboye. Ba Julienne barabizi gukubita, ndabizi, ntago bazatunanira, ntago bazatunanira. Rero mwumve ko Imana itadukoreye ibibi, ahubwo yadukoreye ibyiza. Papa wacu yagiye aheza, yagezeyo, Imana imuha iruhuko ridashira. Murakoze, Imana ibahe umugisha.